agashya kanone rero mbibutsa ko ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi dufite event kandi itariki 4 z'ukwa karindwi mujye muyifata nk'itariki ikomeye cyane muri kino gihugu atari ku rwego rwa politike gusa ahubwo no ku rwego rw'imibereho kwacu mujye mubyibuka harimo mystère ukuntu Jenoside yakorewe abatutsi yatangiye tariki 7 z'ukwa kane. 7 z'ukwa kane. Igihugu kibohorwa tariki 4 z'ukwa karindwi. Ubwo ako ngako nako ntabwo uricara ngo ugatekereze. Sibyo? Umva icyo bisobanuye. Selon les endroits, selon les continents, biterwa naho uherereye, aho ikiganiro kigusanze n'isaho kirebeyeho, mwiriyeho cyangwa mwaramutse. Iyo mbasuje gutyo bari ICAN, Ngara Creative Arts Network. Nizere ko turimo kurebana neza kuko hano noneho ndimo kugerageza ibintu bya telefone ngo ndebe ko bikunda. Muze kutubwira uko mubona bimeze mbere yuko dukomeza kuzajya tubakorera video zimeze gutya, mutubwire murabona bimeze guti. Yes, nkuko twabiyemeje rero uyu mwaka tubanza kubifuriza kugwiza byose mukeneye kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza. Mugwize ubwenge, mugwize urukundo n'igikundiro, mugwize amahoro, mugwize ubuzima bwiza, mugwize n'ubunyangamugayo, ubunyangamugayo, harimo mugwize n'amafaranga. Yes, kandi ibyo ngibyo ugomba kubyizera kubera ko Uwiteka Imana ishobora byose ni Imana y'urukundo, apfumbatura igipfunsi cye agahaza kwifuza kw'ibintu byose mwese murimo. Yes, tugiye rero kuganira kuri laurier. Laurier ni igiti nagiye nkibaganirizaho kenshi. Ushobora gusubira muri video zabanje ukareba, navuze description ko kiba gisa, turaza no kuba amafoto yacyo hano, amateka yacyo, ariko uyu munsi ntabwo nje mu mateka. Uyu munsi nje noneho mu kamaro kacyo k'umwimerere. Kandi impamvu ngiye gusubiramo kino kiganiro nuko icyambere dufite ingemwe zacyo, dufite ingemwe za laurier nziza cyane. Icya kabiri nyine dushaka ko zigurwa. Icya kabiri nuko tugomba noneho kumenya umumaro wacyo urenze wo gushyira mu isosi umuntu akagira isosi nziza. Nababwiye ko niba mwibuka ikiganiro cya mbere ariko ncije muri make, nababwiye yuko laurier ari ikibabi ushyira tuvuge mu nyama, ushyira mu nyama mu rugero cyangwa mu bindi biryo birimo amavuta menshi. Urabona ko abantu bateka imiceri yitwa biryani, bakunda guteka imiceri yitwa pilau, bashyiramo laurier kugira ngo igabanyemo icyo bita cholesterol, mauvais cholesterol, ariyo bita HDL ngira ngo, high density of, ntabwo nibuka neza ariko icyo bisobanuye cyo nuko habaho LDL hakabaho na HDL, hanyuma HDL niyo ibigomba kurwanywa niba mbyibuka neza. Ukuntu tubivanga nyine ibintu umuntu aba yariza akuze mujye mwihangana. Rero laurier nicyo kintu kinini cyane ikora, niyo mpamvu abatogosa inyama, abazikaranga, abazotsa bagira ngo bazisigeho ibirungo batagomba kuburamo laurier, nuko ifasha mu kurwanya cholesterol mbi mu mafunguro. Laurier rero ibyo bintu bikora kubera ko ubundi isanganywe ubushobozi mu kijyanye no kurwanya no gucagagura cyangwa se kwihutisha icyo bita igogora. Impamvu ibyo ngibyo bishobora ni ukubera ko irwanya amazi atari ngombwa mu mubiri. Kwa kundi wumva abantu bavuga ngo bafite amazi mu mavi, ngo muri acide, ngo mu gifu ngo harimo bya acide byinshi, ukoresha laurier byose birashira. Laurier rero ifite akamaro ku mubiri wacu impande zose, uhereye ku musatsi. Ku musatsi ituma umusatsi ubriya,
iyo ufite amaproduit ugomba gukora yo gukoresha imisatsi ukongeramo Laurier, umusatsi urameremeta, urakayangana cyangwa se ukabengerana. Laurier ushobora kuyongera mu miti ifasha mu kurwanya ibishisho byo mu maso. Laurier kandi iyo uyikoresheje mu bintu bijyanye no kunywa, turaza kureba n'ikijyanye no kuyisegura, ifasha mu gutuma urota inzozi nziza. Laurier ifasha mu kuzamura memoire cyangwa se gutuma utazajya wibagirwa, ikangura ibyumviro, ikangura ibyumviro, éveiller les sens, yoroshya roho, yoroshya umutima cyangwa se yoroshya imitekerereze, umuntu akotekereza yumva yishimye, yumva atuje. Laurier rero yirukana na negativite, nabyo turaje tubirebe. Amateka atangaje ya Laurier rero avuga ko abagereki bayereje ikigirwamana cyabo cyitwa Apollon. Iyi ngiyi ikaba ari imana bafataga nk'imana y'intsinzi ngo n'iterambere. Laurier iyo uyiteye mu rugo rwawe irwanya, ituma nyine umwuka, iyungurura umwuka. Muri ubwo buryo bwo kuyungurura umwuka, hari ababyizera nyine bizerera mu mbaraga z'ibyaremwe. Ubwo ntabwo nzi niba ari mwese, ariko hamba ndimo kubwira abizerera mu mbaraga z'ibyaremwe, bizera ko ishobora kurwanya icyo bita negativite mu rwego rwo hejuru, ikazamura, igatuma abantu bafite igiti cya Laurier mu rugo rwabo bagira ubuzima bwiza, ntibapfe kurwaragurika. Uko nuko babyemera. Ibyo ngibyo babyemera atari ukubera yuko babitoraguye cyangwa se atari ukubera yuko babirose, ahubwo ni ukubera ko Laurier bayitegereje imyaka myinshi. Urumva Laurier niba yaratangiye gukoreshwa mu gihe cya Antikite mu Baroma n'Abagereki, hari ubushakashatsi bayikozeho, hari ibyo babashije kuromarika ku wayikoresheje bitandukanye n'utayikoresheje. Bakavuga bati noneho dutere intambwe tuyijyane muri laboratoire, ubundi Laurier irimo iki gituma ishobora bino byose. Laurier rero ibamo izo bita huile essentielle, ni amavuta ya ngombwa atuma inahumura nyine ikagira iriya mpumuro kuriya. Buriya niwubona inturusu ihumura bitandukanye n'ikindi cyatsi cyose, ni ukubera ko hari huile essentielle Imana yaremanye iyo nturusu. No kuri Laurier rero niko bimeze. Harimo izitwa tannin, harimo izitwa flavonoïde, harimo izitwa alkaloïde. Izi zose zikaba zifasha mu kurwanya ubushye, kwa kundi wumva mu mubiri umeze nk'urimo kugurumana. Ukuntu abantu wenda tuvuge nk'abantu batangiye gusaza bagira ama buffet de chaleur, abadamu iki ngiki barakizi cyane. Laurier irabafasha, imaze kuyinywa mu mazi buffet de chaleur ziragabanuka ku rwego rwo hejuru. Laurier ni diurétique, Laurier ni anti-inflammatoire, ni antiseptique kandi ni digestif. Ibyo byose mu buryo nyine ifasha mu kurwanya imyanda iba iri mu mubiri ituma umuntu agenda amererwa nabi. Mu buryo bwo kuvura rero Laurier bayikoramo tisane bakayinywa, ikagabanya izo bita douleur musculaire, igwanya douleur musculaire. Ni ukuvuga douleur musculaire ni ukuvuga ububabare bwo mu mitsi. Igabanya kandi indwara ububabare bwo mu ngingo, izo bita articulation. Igafasha cyane mu bijyanye na ORL. ORL ni indwara zose zifata uturutse mu kanwa ugakomeza no mu matwi, burya harimo no mu muhogo, esophage, gukomeza kugarukira hafi aho umuhogo ufatanira n'igifu. Aho hose ni indwara ziba traité mu cyo bita ORL. Abazi bijyanye n'ubuganga murahita munyumva neza. Hano rero Laurier ishobora kwifashishwa mu kurwanya indwara z'ibicurane n'indwara zifata mu muhogo. Mu nyigisho z'umwuka rero Laurier, ari naho nashatse ko twibanda uyu munsi, Laurier yirukana imyuka mibi. Laurier yirukana imyuka mibi. Ubwo ngenda byizera kandi narabibonye, namaze kubona. Donc hari givuga ikintu
hari igihe wenda ducikwa nkatwe nkanjye wanyuze no mu itangazamakuru cyangwa n'ubu nkiririmo, hari igihe ucikwa ukavuga ibintu kubera ko gusa wabisomye, sibyo? Kubera ko wasomye ugasoma ukabwirwa yuko iki gihingwa kirinda ibi n'ibi 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 n'ibi, ariko noneho ahangaha mba ndimo kubana no experience y'imyaka irenga ubwo ningahera guhera 2017 ninjira muri buno buvuzi bukoresha ibimera kugeza uyu munsi 2024 imyaka ibaye 7. hari ibyo ngiye ubwanjye niboneye nabashe kubona, narebesheje ano majisho yanjye yombi nkabibona. Yirukana imbaraga mbi ikazana uburumbuke, bayikoresha batwikira amababi yayo mu nzu bakigiza kure imbaraga zangiza. Yitwikute uzanyandikire kuri 0788350667 umbaze uko bayitwika, niba ngombwa nzakuzanira n'icyotero cyabugenewe bayitwikiraho. Ushyiraho amakara nyine yanga bivanye mu ziko, ariko hari n'andi makara yabugenewe bacana, hanyuma nyine ukagenda ugacana ugakongeza roriye igacumbira mu nzu. Bya bindi byose byajyaga bikubuza gusinzira, byararaga bikubita ku miryango, ibyo wajyaga kumva byikubise muri plafo, ibindi ukumva biguye ku mabati, ntabwo umenya hano bigiye. Ubuhamya ndi kubaha, ntabwo ndi kubabwira ibyo ndi gusoma, ndi kubisoma kuko nabyanditse, ariko ni ibintu niboneye. Rero aya mababi kuyafata ugafataho nk'amababi ukurikije umubare ukunda. Hari abakunda 5, njye nkunda 7. Hari abakunda 5, hari abakunda 3, ukunda 3 butagatifu. Mujye mumenya n'ibisobanuro by'imibare. Kuki Dawidi yagiye kwica Goliyati ntatoragura amabuye 4 cyangwa 3 cyangwa 2 agatoragura amabuye 5? Mujye mumenya ubwenge, mwiga ibintu birirwa bababeshya, mujye mugenda mukurikira mumenye. Umva ababwiye ngo magie blanche nimbi, nta makuru bafite. Ubavuga ko magie blanche ari mbi, birangira bakururiye muri magie noire. Mujye mumwihorera, tega amatwi mumwihorera. Dawidi yatoraguye amabuye 5 niyo yamufashije kwica Goliyati. Urumva? Yesu atubura imigati. Yesu atubura imigati. Bamuzaniye amafi, imigati 5 n'ifi 2. Bifite icyo bivuze. 5 kongeraho 2 ni 7. Mukazajye muzana ubwenge. Yesu yari umuhanga mu bijyanye n'umuntu. Yari yarize muri Aziya yo hepfo, mu bice bya Aziya mu Buhinde niho yigiye ibintu bijyanye n'umuntu no kuvurisha ibimera no kuvurisha imbaraga z'amazi n'imbaraga z'ubutaka n'imbaraga z'ibiki. Barangije ibyo yize byose imyaka irenga ngo ningahe, imyaka irenga 16 yamaze abyiga, barayimira. N'uyu munsi nta wuzi izo écrit ahantu ziri. Yari yarize guhera ku myaka 12 kugeza kuri 29, yize imyaka 17. Barangije baraza baravuga ngo Yesu nta hantu yigeze yiga. Barakubeshya, baragushuka. Yesu yarize ndetse cyane kuko Yesu yize imyaka 17 yose adakuraho, yiga isi, yiga umuntu, yiga n'ibyo byanditswe. Barangije barabigoreka babibazanira babivanyemo umutimatima wabyo. Yesu yize imyaka 17. 17 uzi icyo gasobanuye? 1 guteranyaho 7 bihwanye n'8. Yesu yize imyaka 17. Bajye babashuka mwemere, bagumye bababeshye, bagumye babihererane. Namwe mwemere mugumye mugende inyuma yabo, bagumye babaronkane muri ino si, bagumye babamanure mu kuzimu. Noneho ni nabo Yesu yavuze, haravuga ngo bananirwa kwinjira mu muryango, barangiza bakanabambira bakabuza abawinjiramo kwinjiramo. Uko bimeze kubera ko ntabwo bashaka nyine ko mu winjiramo, kuko nabo ntibawinjiye, bahisemo kuwufunga.
akongeye mugwiza ndi hano kugira ngo bafungurire. Gukoresha laurier haba ari ukuyinywa cyangwa nuko kuyisegura bituma ugira inzozi nziza, bituma urota neza ukanaruhuka neza. Mu gihe rero urota ubusa n'uri maso ku buryo umera nk'uhitiramo ibyo urota. Wowe wari wahitamo ibyo urota? Wari warota inzozi? Wahindukira gutya ugahita uvuga ngo bega ibintu nari kurota ukuntu ari byiza, ubu se koko kuki nkangutse ntabonye suite yabyo? Uzajya uhita usenga, nurangiza uhindura urubavu wari uryamiye, wisinzirire. Nutarota igice cya kabiri uzaze ngo usengerere. Hano mba ndi kunywa kano ni aka red wine karimo ibyatsi bitandukanye kandi na laurier irimo. Bituma ugira umwete mu kazi ukora, utangiye gusinzira, utangiye kumva ushirirwa, wabuze ibitekerezo, wicara ukigunga, ukumva ntabwo urimo gufata isi neza ngo uyifate amatwi, ukumva isi yagusize. Ufata laurier utumbike muri wine ubundi unywe. Ako mba nashyizemo na Artemisia armoise murayibuka muri cya gihe bavugaga muri covid ko muri Madagascar bayivumbuyemo umuti wo kurwanya covid. Armoise irazwi mu kurwanya malaria, armoise irazwi mu gufasha mu bijyanye n'ababyeyi bagira imihango ikabababaza, abagore n'abakobwa. Armoise irazwi mu kurwanya inzoka zo mu nda, kandi armoise yafasha no mu kugabanya ibiro uramutse ubashije kujya uyifata, ukagabanya amasukari, ukagabanya n'amavuta menshi. Donc ugakora ku buryo uba ufite ibintu biri équilibré. Armoise ni nziza cyane, muzajya muyikoresha. Rero nanimvuze kuri armoise ariko turacyari kuri laurier. Ariko turi kuri laurier mu buryo buri spirituel, mu buryo buri magique. Niba ujya ubyuka ukumva urananiwe nk'uwaraye urwana, ukeneye laurier. Kubyuka ukumva urananiwe bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara zikomeye zikugeta. Donc c'est un signe avant-coureur d'une maladie grave qui guette ta santé. Rero byaba byiza wibitseho laurier. Ushobora kujya kugura amababi muri supermarket abahari, ushobora kumbwira nkaguha igiti ukakibikaho, ukajya usoromaho turiya tubabi niyo tukiri tubisi dukora neza kurusha gukoresha amababi yumye, kuko nayo yumye arakora. Ukajya ufata kiriya kibabi ukagifata ukagishyira mu mazi ugiye kunywa ashyushye, ukagenda aho ugifite wagiteye, ugakuraho ikibabi kimwe ugashyira mu gikombe cyangwa mu itasi nziza y'ibumba. Ntabwo ari byiza buriya kunywera muri plastique, tuzinyweramo ariko c'est pas bien. Ushyira mu itasi ya plastique, mu itasi y'ibumba, hanyuma warangiza ugasukaho amazi ashyushye, ubundi ugapfundikira akanya gato, byamara kugabanukamo ubushyuhe ukanywa y'amazi. Uba wikingiye indwara nyinshi zirimo kugenda zimara abantu. Nk'abantu mwe mubizi, ibi ngibi mbibabwira kubera ko nshaka ko dufata Afurika tukayikomeza. Ibi biti byose se ntabwo byahoze bibanga bakabitwambura bakabijyana, none bakaba bari kugaruka kubitugurisha bihenze. Ubu ngubu kugira ngo uzabone urugemwe rwa laurier ni mpaka mu kigo cy'ababikira cyangwa mu kigo cy'abapadiri. Ni bangahe binjirayo? Ariko mugwiza barabibafitiye. Njye mbafitiye ibiti bya laurier. Hari n'ahandi wenda bigiye biri, njye ndimo ndavuga ibyanjye. Mbafitiye ibiti bya laurier, muze mbahe ibiti bya laurier, mutere ibiti bya laurier n'ibindi biti nyine birumvikana. Ndimo kugenda mbabwira buri giti mutere ibiti bya laurier. Birababaje kuba waba ufite isambu yawe bwite udakodesha, utazakenera kukimukana,
warangiza ugatera amoko 300 cyangwa 400 y'indabyo, nta giti na kimwe kirimo ujya wifashisha ngo kikuvura izo ndwara, kikurinde n'izo ndwara. Ejo bazagusura muri icyo gipangu bakujyane mu Buhinde kugukuramo impyiko ngo baguhindurire irindi. Ayo ni amafaranga uzatanga, kandi wakagombye gutanga amafaranga make cyane, nkaguha igiti cya Laurier ukagenda ukagitera, izo ndwara zose ukaba uzishyizeho akadomo, ukazisazira neza nk'uko twabonye ejo bundi umusaza Mpyisi yitahira, hamagara abana akababwira ati muze munyegere hano, ngo baraza baricara, arasenga akajya anyuzamo agaceceka akongera akavuga, ubwa nyuma arasenga araceceka bagira ngo ari bwongera avuge, bagiye kureba basanga yarangije gusanga abakurambere. Ubwo ni rwo rupfu twifuza gupfa, urwo ni rwo rupfu buri mubyeyi buri munyafurika yakagombye kuba apfa. Apana kuza bakadukoramo akazi, babyita nyine ngo ni ugukora akazi. Iyo batangiye gukora baravuga ngo ni ugukora. Apana kuza bakadukoramo akazi uko bishakiye, apana kuza bakaturohamo izo product zitumara ziturimbagura uko bishakiye, apana kuza umuntu akarwara akagenda akura avaho urugingo rumwe kugeza zimushizeho agapfa yibutsa amagara. Banyarwanda, Barundi mu nyumva, ni Burundi twarwoherezayo, n'abari Bugande twarwoherereza. Si ukurushyira se si ukurugurira indobo nziza nkarufungiramo nkarushyira muri bus rukakugeraho i Nairobi cyangwa rukakugeraho muri Congo Kinshasa rugiye mu ndege. Byose ni ikizi. Cyangwa wabona kino kiganiro uri muri Kinshasa ugashaka ahantu wakura urugemwe rwa Laurier. Hano nagomba ntagetinze gusa ngo mukunde munzanire icyashara, ba ntagetinze yuko abakunzi banjye mugira amagara mazima, ukagira ubuzima bwiza. Laurier niyumvise bavuga ko ngo ari umushengesha. Ababizi muzatubwire niba umushengesha koko ari wo Laurier. Laurier rero iyo uyikoresha byongera creativity, kubasha guhanga udushya. Niba guhanga udushya kwawe ubona birimo kugenda bigira imbogamizi, wowe shaka Laurier ujye ukoresha Laurier. Niba ufite ibibazo bitandukanye, ibibazo by'amadeni, ibibazo by'amafaranga, ibibazo by'abantu mutumvikana, ibibazo ukabona ibibazo byabaye ibibazo, shaka Laurier. Numara kunywa Laurier ugafata imwe ukayisegura, ugafata indi ukayishyira mu mazi ukiyuhagira. Nzabigisha ukuntu umuntu yakora amazi yo kwiyuhagira, nzabibigisha ukoresheje Laurier, nzabibereka. Nubwo ari vuba ikiganiro gikurikiyeho rwose ndasaba umwana turi gukorana azanyibutse, tuzakore amazi umuntu yiyuhagira ya Laurier, amazi arimo Laurier. Uyoga gute? Ubigenza uti udafite baignoire uryamamo? Ko abantu benshi baignoire nabonye n'abakire benshi baraziretse ngo zirabanyereza ngo bakazigwamo. Kako sinzi ukuntu mumeze. None se kutarareka kugenda mu modoka ngo utagwa mu modoka ngo itakugonga? Urubaka inzu yawe nziza ukayigereka, warangiza ukavuga ngo ntago nzashyiramo baignoire itazanyica. Baignoire nicyo kintu cya mbere cyiza kibaho mu bijyanye n'ubu buryo bwo kwipurifiya no gutuma wivura umutwe udakira, ukivura indwara zitandukanye ukoresheje baignoire, amarobe mu Kinyarwanda ko bayita. Ibi byatsi byose ndimo kukubwira urabifata ukabicagaguriramo, umara kubicagaguriramo ukaba ufite shofo nyine. Mana niduha kugwiza byose tuzabigira. Ukaba ufite shofo, ugafungura amazi ashyushye, amababi ari muri baignoire agashyuhiramo, agashyuha neza cyane. Warangiza ukafunga amazi ashyushye, ukareka umwanya mutoya, ya mababi agashyuhira muri ya mazi ashyushye nyine, agahira muri ya mazi ashyushye, amazi akaza guhora, ukagenda ukayijandikamo
ukabanza ukoga bisanzwe warangiza ukayajyamo nkuko ugakora immersion cyangwa immersion nyine ukidubikamo reka igihe cyawe cyo kurya kiba igihe cyo kumedita reka igihe cyawe cyo koga kiba igihe cyo kumedita reka igihe cyawe cyo gukora ikintu cyose ujye ugikora ufashe umwanya ukagitekerezaho nibwo kizakugirira umumaro abahanzi abanditsi b'ibitabo abanyamuzika n'abandi bantu bose bakeneye kwiteza imbere mu buryo budasanzwe mushake Laurier ntabwo ari par hasard kuba uyu munsi ikitwa Laureat abantu batsindiye ibihembo runaka baccalaureat ibyo byose bituruka ku ijambo Laurier byose byerekeza kuki ku ntsinzi rero nushaka kugera ku ntsinzi ariko ushaka gufunga amaso udashaka kureba ibituma abandi gutsinda bizakugora Laurier nicyo kintu cya mbere gifasha cyo bita booster la mémoire gutuma wongera kwibuka ibyo wari waribagiwe ukagira amélioration générale ukagira ibyo bita gushimikira cyangwa se concentration ukagira n'icyo bita améliorer la capacité cognitive mbere yuko dukomeza banzu rero niba warakoze subscribe kuri ino channel kugira ngo natwe tugire abasubscribers bazamuke benshi ko dufite bakeya ariko ndabashimira babikoze ko mumaze kugera mu 2020 kandi mu minsi yashize twagize 1014 tubimara neza menshi bitazamuka ubu rero twari turimo tugenda tuzamuka kuko tumaze kugira 2020 niba nibuka neza ntabwo mperuka kureba neza tablet Laurier mu kuyikoresha mu buryo buri spirituel turifashisha urubuga rwitwa l'infodrome.com yagaragaje byinshi cyane mu bijyanye no kuyikoresha mu buryo bwa buri spirituel ahangaha rero ukaba ugomba kuyivanga na tungurusumu ikintu rero ugomba gukora ufata iyi Laurier ikibabi cyayo ukagishyira muri portefeuille abantu benshi babikora ku bunani ariko burya igihe cyose wabikorera wabashije kubona kino kiganiro fata ikibabi cya Laurier ugishyire muri portefeuille ubundi ukibike ariko iki kibabi ntabwo ari ikibabi cyari cyose ugomba kubanza ukandikaho icyifuzo cyawe nababwiye ko icyifuzo ntabwo uba ugomba gukora icyifuzo ngo kivuge mu magambo maremare ndifuza kugira gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na oya urifuza wapi ntukajye wifuza mwisanzure twikoreramo mwisanzure tugira gute twikoreramo jya wikoreramo ariko kwikoreramo biyerutse kunsetsa hari ubuntu muri bana nyine tugenda duhuza kandi mu kanya turabahuza turaje tubikore hari umudamu umwe arambwiye ati shati njyewe rero mugwiza ati kwikoreramo ati nikoreyemo pe ati nabwiye Imana ngo impe umugabo unyitaho bya bindi anyitaho rwose nkabibona ati kuko uwo twatandukanye n'ikintu cya mbere twapfuye ntabwo yanyitagaho nashoboraga kuba namara iminsi 3 5 10 atanazi naho ndi nazaza nkamubeshya ntinarinde mu mahugurwa ntanajugajuge ntanambaze ngo ibiki n'ibiki rwose akanyihorera ati none ndimo kudetingana n'umuntu ntatuma mpumeka buri munota bambaza ngo ndihe ati none koko ngwiza we ati nikoreyemo koko ati ubu none ndi gusaba Imana ngo niba nzayisabi kamundi ntiwava ukanyagwaho nese ko washaka gukwitaho nyine
ati ubu ngubu rero ati mu gitondo arangemurira, saa sita arangemurira, nimugoroba arangemurira, simpumeka. Amubwiye nubwo uzarebe sinya astrologique ye uzamenya impamvu bimeze gutyo. Ukereka dukomeze. Nyine urumva ko mu isanzure twikoreramo, ariko nubwo twikoreramo ngo wambariza Imana kwishyiga ikagusiga ivu, mujye mwikoreramo ariko mukoreshe moderation. Uvuge ngo ubwire Imana ngo ndashaka umukunzi unkwiriye. Naho nuvuga ngo urashaka ko kwitaho, shaka uzamuka. Ako ni kamwe nakari gaciyemo. Mujye mwikoreramo. Rero muri cya kibabi cyawe andikaho ngo intsinzi, wenda n'urugero. Andikaho ngo gutsinda n'urugero. Cyangwa se wandikeho ngo inzu niba ari udafite. Wandikeho imodoka niba ari ushaka. Wandikeho ishuri ry'umwana niba ari ryo ushaka. Ikintu wumva ushaka. Cyangwa wandikaho amafaranga, kuko amafaranga nuyabona byose bizaba bikemutse. Ariko witonde, amafaranga usabye muri buriya buryo hari igihe birangira bitarangiye neza. Mujye musaba ikintu kitazatuma mutandukira ubushake bw'Imana. Kuko amafaranga turayakunda, ni byiza kandi anadukorera umuti. Ariko hari igihe ushobora gusaba gutya amafaranga, wasaba gutya amafaranga yonyine, amafaranga akaza nta bwenge burimo, ugasanga n'ubundi akurangiranye nabi. Mujye musaba ubwenge. Salomo we yasabye ubwenge. Cyeka ko yari ikigoryi. Salomo yasabye ubwenge, yamaze gusaba ubwenge byose biza bikurikiye. Uwiteka Imana iramubwira ngo ubwo wabaye umunyabwenge ntusabe ikindi kintu icyo ari cyo cyose ukansaba ubwenge, nzakugira umukire utarigeze ubaho muri Isirayeli yose. Banifashisha ibyanditswe nk'uko babiduhaye muri verisiyo babiduhayemo. Ariko umunsi nabonye verisiyo y'Abanyetiyopiya nzakubwira ukuntu uriya Salomo yari umunyafurika, yari umwirabura, kandi ko ibyo ngibyo byose Imana yamukoreye nawe yabigukorera uno munsi. Nese ubu ntabwo uzi umukire witwa Mansa Musa wabayeho? Bwirwa n'iki niba atari we Salomo bahinduye bakita Mansa Musa, cyangwa bagafata Mansa Musa akaba ariwe bita Salomo? Ntawamenya. Twese tubisoma nyine gutyo uko nguko babitwandikiye. Ariko gukira, kuba umukire, kuba umuherwe ni ibintu bishoboka cyane. Cyane cyane iyo uzi gushaka ibyo abantu bakeneye akaba ari byo ubaha. Amafaranga urayabona. Ntuzashake kubona amafaranga utaruhiye. Ngo Mana, ngo mbwira ngo ari nuko nando basa wenda ukumva ni nkaho ari kubwira Imana ngo yamukurire nka Yesu, wenda nko mu bantu, wenda ngo ajyaza yatombore. No, bibaye byaba, ariko wowe ugomba gushyiramo imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose. Hanyuma ukavuga ngo kugira ngo bari abantu mbashe kubakuramo ibyo bafite babimpeho. Ese bakeneye iki? Icyo bakeneye akaba ari cyo baha. Rero nasanze mukeneye loriye n'ibindi biti. Naje gusanga mukeneye ibiti, mukagira ubumenyi ku biti, mukagira ubumenyi ku bimera, kuko ibimera nimumara kubimenya aha inzira zose mwamburirwagamo zizaba zifunze. Buriya muramutse mumenye ibiti, farumasi industrielle, industrie pharmaceutique yagabanukirwa. Agaruko tugambiriye guhombya industrie pharmaceutique gusa, tugambiriye kugira ubuzima bwiza. We as Africans. Yes. Yeah. Hano rero iyi pratique simple yo gufata ikibabi cya laurier ukagishyira muri porte-monnaie yawe, muri portefeuille yawe, ni byiza cyane. Ni ibintu byoroshye kandi ushobora gukora noneho kugira ngo umuti unakomere unarinde. Tungurusumu irarinda. Ushobora kugifata ukakizingazingana n'akantete kamwe ka tungurusumu, ugahambiraho nk'akadodo ugashyira ahantu.
nko ku musego wawe cyangwa imbere y'igitanda mwaje muvuge ngo ni inzaratsi nizo nyine izundi ni iki ninde zundi wabwiye ko inzaratsi ari ko tuba ducira imanza ibintu tutazi abaje gutesha agaciro inzaratsi ntabwo twabonye ibyo batuzaniye se ntibaje gutesha agaciro inzaratsi baraza batubwira ko abitwa ba Gahumuza abitwa ba Muhumuza abitwa ba ndi kwirinda aya mazina mutinya kandi reka nyihorere kuko ndabizi mwayamaze kuyambika imbaraga mbi baraza bababwira ko ibyo ngibyo byose ngo ari bibi mwibagirwa ba sogokuru wanyu na ba nyogokuru wanyu ba nyirabiyoro na ba nyirarumaga bose mwagenda mujugunya mu gatebo kamwe abitwa ba nyiratunga abitwa bande mushyira hariya muravuga muti twitwa Madeleine twitwa Geraldine twitwa Sia twitwa Line twitwa Lise sawa nyine sawa tu mukomereza aha rero iriya iyo uyifite yirukana imbaraga mbi n'abantu bakureba ijisho ribi abanyamashyari avoir de l'ail à sa portée permet de chasser les mauvaises énergies et les personnes envieuses loin de vous. Donc, ayez de petites gousses d'ail dans votre sac à main ou portefeuille. Wafata umubare ushaka ni bimwe nakubwiraga. Ushobora gufata ayi ebyiri cyangwa eshatu ariko biba byiza iyo ufashe iz'igiharwa. Ntabwo ndasobanukirwa neza impamvu buri gihe badukonsera gufata igiharwa. Kamwe cyangwa dutatu cyangwa dutanu cyangwa turindwi cyangwa 9. Iyo niyo mibare tugomba ngo gukoresha. Tuzamenya impamvu 6 bitemewe, tuzamenya impamvu 4 bitemewe cyangwa 2 cyangwa 8. C'est comme ça que c'est. Il faut respecter les lois de l'univers. Tukazirespecta gutyo nyine baziduhaye. We don't know why. But you should know. Tuzagera aho tubimenye. Ce sont des petites astuces que je te partageais. Ubwo bw'ibisigaye navuga ngo mbere yuko du shifting ngo tujye ku kindi kiganiro kijyanye no guhuza abakunzi. Kamanzi babwire kano gastori. Umugore bari afite umugabo babanye neza barabyaye ariko umugore agera ararwara araremba koko ageze kure akajya yitegereza umugabo we. Rero hari abantu bisanga bakoreye mu mbaraga mbi ariko batabizi. Donc ukabuzi ko ibintu urimo kuvuga ni byiza cyangwa se n'ubujiji tuba twifitemo mu bijyanye n'urupfu kubera ko nta kintu cyinshi twabisobanuriyeho. Ngo yabajije umugabo we ngo sheri nk'ubu ndamutse mpfuye ngo hashira igihe kingana iki ngo ushaka undi mugore unyumvire. Umugabo aramubwira ati yewe rwose ntabwo nakubeshya uri inshuti yanjye, kwihangana umwaka 2, 3 simbizi rwose nkubwiza ukuri. Iyo tujya sinzi uko haba hameze ndamutse nkubeshye n'undi wenda umuzimu wawe wazankurikirana ariko ngiye nkubwije ukuri imva yawe nimara kuma nzahita nshaka undi mugore. Umugore arita mu gutwi ahamagaza musaza we aramubwira ati mva rero mpfejo bundi mpfa umwaka utaha ntuzasibe kuhira imva yanjye uzajya uyisukaho amazi buri munsi. Ujya usukaho amazi usukeho amazi buri munsi. Umusaza we biramucanga aravuga ati si umuntu kuki ashaka ko nzajya nsuka. Ntiyamubaza turashake yamenya n'icyo abishakira wenda yarabyanze. Akavuga ati ntabwo byashoboka yarabimwemereye da. Avuga ati ntawamenya nzajya mbikurikiza. Umusaza we nawe umugore yaje gupfa nyine.
umusaza we nawe yabikurikije à la lettre nta gutekereza no gukuramo imbuto akajya yuhira umugabo nawe ngo inyuma y'icyumweru akajya kureba yamva agasanga iratose nka rero ibi ni ibiki kongera agataha himva izuma ryari ngo nshaka umugore imva yuma umugore musaza we yarakomeje akajya yuhira imva umugabo nawe yaza kureba agasanga imva iratose nyine ubwo gushaka biranga aravuga ati aba badayimoni singiye kubikururira uyu muntu twaraganiriye ndamubwira ngo imva niyuma nzashaka none imva yanze kuma ubwo nyine nta kundi reka nguma aho ngaho singiye gushaka umugore ngo ejo imyuka mibi izamuhitane azize ko nanze gukurikiza amategeko namubwiye ko nzashaka yumye rero kuva igihe cyose imva itari yuma ntabwo nashaka no kujya gusura imva asa nk'ubyibagiwe kubyihorera asa nk'ubyihoreye igihe cyarageze yongeye gusubirayo mu gitondo cya kare noneho idasanga umusaza w'umugore arimo aruhira imva amubaza ati urimo uragira ibiki ndaramubwira ati ndimo kuhira imva ya mushiki wanjye niwe wabinsabye mbere yo gupfa ati rekeraho kumbi ngiye gupfa nishwe n'umugongo ngiye gupfa tangiye kurwara buriya hari ukuntu abagabo n'abagore baratandukanye simbizi kamvuge gutya nkurikije ubuhamya nahawe n'umugabo umwe wari umaze igihe kinini yaratandukanye n'umugore ngo bumva no mu mugongo habarya nungo akajya agenda amapantaro akamufataho ibyo bimenyetso mwege murabizira niba udukurikiye ukaba hari ikintu biziho utubwire kuba uri umugabo ukamara igihe utagira ibyo ngibyo ugomba kugira kubera ko uwo mwashakanye yitahiye bigira izihe ngaruka ku mubiri wawe ni izihe ngaruka wabonye bikugiraho ngo hari abatangira kujya bibagirwa ngo hari abatangira kujya bumva umugongo barya ngo hari abatangira kujya bumva mu mavi hari abashobora kubaviramo n'amakanseri atandukanye kubera ko hari amatembabuzi yibika ahantu runaka akajya agumya hiyakimira nyine bitandukanye n'abagore abagore bo ntabwo nahita mvuga ngo iyo udafite umugabo bimera gutya na gutya na gutya bidasanzwe ariko ubwo nyine wumva nanjye nje kubivuga aha ngaha hari amabanga amwe n'amwe ntamena bitari ngombwa ko mpita nyabamenera sibyo ariko umugabo wumve ko yamaze imyaka irenga nk'itatu aho ngaho kumva umusaza w'umugore abyuka yuhira imva byarangiye rero abisobanuriye musaza we yumviye logique aravuga ati oya ntabwo nakomeza kuhira imva kugira ngo mfashe umuntu gufuhira mu mva umusaza wahagarika kuhira imva iruma umugabo arashaka iyi story rero nyababwiye kubera ko nshaka yuko twinjirana mu gice cyo guhuza abakunzi babidusabye sibyo ejo rero mba ninjiye ahantu badoda basanga abakobwa benshi beza koko noneho ubujiji bwanjye ntangira kuvuga ngo nabitekereje numva ndi igicucu numva ndi ikigori nabonye abo bakobwa mpita mvuga nta mukobwa urimo hano udafite umugabo ngo murangire umugabo kubera ntangira ino proje nababwiye ko nzahuza abagabo n'abagore right abagabo batandukanye n'abagore abagore batandukanye n'abagabo qui souhaitent refaire leur vie chacun n'importe qui souhaite refaire sa vie
akanyandikira kuri za nimero nabahaye 0788350667 kambwira ati umugore wanjye byagenze ukuntu kamastori muri make, hanyuma nkamushakira umuntu. None ubu tuvugana mfite abamama gusa, mfite n'abahungu bake n'abagabo benshi, ariko ntago harimo abakobwa. Kubera iki? Bimeze nkaho nabakumiriye, ariko ntabwo nabakumiriye mbanze. Vuba rero nabonye request y'umusore. Muri buka request nabahaye muri Germany, na nungu ntabwo irabona umuntu. Ku mugabane w'Uburayi nta mukobwa uhari w'imyaka 28 kugeza kuri 32 ukeneye umugabo. Ko hari umusore w'imyaka 35 uri mu gihugu kimwe ntavuze, ubwo ni 35, reka nze kuzibara nzicurekeranya rero. Oya, reka nakijya na precise imyaka. Niba hari umukobwa uri ku mugabane w'Uburayi ukeneye umugabo, bari kumwe mu gihugu kimwe cyo mu Burayi cyangwa se mu bihugu bitandukanye, nyandikira kuri 0788350667 ngo huze n'uwo musore ari muri Germany, arashaka umukobwa cyangwa umugore. Sibyo? Umukobwa arashaka umukobwa, nagashaka umugore. Sorry. Rero hari undi muntu nawe, we ufite na twa tundi twa hano twitwa tunyenyeri, afiteho tubiri. Ngo ni nabonye ifoto ye hariho tubiri, ntago nzi ngo ni ranka, muraza kumbabarira, ntabwo njya benye by'amaraka. Arashaka umugore, ariko arashaka umukobwa hagati ya 21 na 24, kuko we afite 25. Muri tayari undi abagore ntago nyambarangisha gutya. Abagore ndabafite benshi, abagabo bake, ariko mfite abasore bashaka abakobwa, kuko nabo bumvise nababera umuranga. Muri make ansome mashije guhuza abarimo kuganira ubu ngubu nyine, kuko baracyaganira cyo kugenda cyo guhura gutya maso ko yandi ntago nzi niba kirabaho, ntabarabimbwira. Maze guhuza couple 5. Noneho rero muti agashya rero naho muri iryo huza abantu ryawe, noneho uturangiriza tubwira agashya naho akashye umunsi ndi bubaye. Ngiye kujya mbategurira agashya buri gihe, buri gihe mba mfite magashya. Ubushize nari mfite magashya ku muntu washakaga uwo bahuje kuba afite ubwandu. Muraza kumbaza impamvu mbyise agashya. Na agashya nyine, kwa kubundi abantu banduye bahita bihakato akumva nyine ntabwo yakwirirwa ashakisha refaire sa vie, ariko warabishaka. Namaze no kumuhuza n'uwo bahuje ubwandu. Ubu ngubu barimo kugenda bagira gute, bajya gupimisha ngo barebe ufite ikibazo kiri grave kurusha uwundi, nyine bamenye ukuntu bazabibana. Agashya kanone rero, mbibutsa ko ku itariki 4 z'ukwezi kwa 7 dufite event, kandi itariki 4 z'ukwa 7 mujye muyifata nk'itariki ikomeye cyane muri kino gihugu, atari ku rwego rwa politike gusa, ahubwo no ku rwego rw'imibereho kwacu. Mujye mubyibuka. harimo mystère ukuntu Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye tariki 7 z'ukwa 4. 7 z'ukwa 4. Igihugu kibohorwa tariki 4 z'ukwa 7. Ubwo ako ngako nako ntabwo uricara ngo ugatekereze, sibyo? Wumva icyo bisobanuye, ntabwo uracyumva. Najyaga mbabwira yuko gukizwa ku isi bizaturuka mu Rwanda. Nabaye mbyihoreye, nabonye benshi mutabyakira, ariko muzabibona. Katwikomereza. Kandi kugira ngo Afurika tuzayifate, tubashe kuyiyobora,
ntabwo tuzabishobora tudafite imiryango yubatse neza. Buriya iyo imiryango yatatanye nuzi ko imiryango ariyo yubaka igihugu. Iyo imiryango yatatanye abantu batarimo kubana neza kugira ngo bazashyire hamwe bubaka igihugu cyabo biragorana. Ngaho rero munaniwe gushyira hamwe ngo mwubake imiryango yanyu ikomere. Imiryango yanyu nimara gukomera mwubake igihugu cyanyu. Igihugu nikimara gukomera mwifashishe inkingi mwahagazeho n'imisingi mwashingiyeho mujye kubaka n'ibindi bihugu. Mwubaka Afurika. Birabananiye. Murumva muzafata isi nkuko mbere mu butegetsi bwabanje bwayoboye ino si, bundi ubutegetsi bw'abirabura aribwo bwabanje kuyobora isi. Murumva muri tayari. Ntabwo bizakunda murimo kwikinisha. Babigishije ibintu. Baragiye babigisha ibintu ku buryo umuntu adashobora kumara umwaka umwe, 2, 3 adakora sexe atanikinisha. Kubera iki? Mindset barazishe. Barakwishe mu bwonko. Bakumvisha yuko bitashoboka. Kugira ngo bishoboke wahura n'umugore mugenzi wawe pawe ukamuragiye. Wahura n'umugabo mugenzi wawe pawe mukamuragiye. Dore kano gakoma muraje ko nabyo mbikomojeho mwongere munzengereza. Ngiye nkoresha amabara 7 birebe neza peti. Birebe neza. Orange, rouge, orange, jaune, vert, bleu ciel, bleu bic, bleu foncé. Nkoresha amabara 7. Mukororombya ntago ari abatinganyi bawuremye. Nimwe mwawubahaye. Nimubemerera muzamurimo gukora amakosa. Muri gufata iby'Imana yaremye mukabyitirira inkozi z'ibibi zayigometseho. Kandi zizi ubwenge zo zikoresha amabara 6. Zikoresha 6. Zikora bino byose. Sinzi amabara zikuramo bleu bic na bleu foncé, bleu bic na bleu roi. Hanyuma iyi bleu roi hanyuma zigasigazamo buno bururu zigahita zitangizaho hano mauve. Ko bigenda. Tangizaho mauve, bagakurikizaho bleu roi, bagakurikizaho hano amabara yandi. Bagahita bakora amabara 6. Hari ubururu bumwe hano bakuramo. Urabona ko njye mfitemo ubururu 3. Hari ubururu nka 2 bakuramo. Hano bakuramo ubururu 2 ngira ngo. Bamara kubukuramo bakongeramo mauve. Hari mauve ndebana. Hari iyo bita ni bayita violet. Hari violet undebana. Ibara niba nta violet mfitemo unyita umutinganyi ushingiye kuki. Ujye muri kubujije. Rero nibyo ngibyo byose bijyanye no guhuza abantu, abagore n'abagabo, biri mu byo ubutinganyi butakwishimira. Kubera iki? Tuzabahuza abagifite ubushobozi bwo kubyara babyare. Abadafite ubushobozi bwo kubyara badopta abana bari babuze kirera babarere. Abatadopse barere neza abo bari barabyaye. Ubuzima bukomeze. Sibyo? Mu gihe umwanzi w'icyabashakira ni ukugira ngo muryagagurane. Buri wese ajye hariya yigugireho, undi ajye hariya yigugireho, hanyuma agaruka kubyaza umusaruro. Muzabyitegereze. Abantu badafite abo bashakanye bagira umusaruro kurusha abafite abo bashakanye mu bijyanye n'ubucakara bw'inosi. Aba bose nibo baba bashaka. Nese waruzi ko ubaye uri umugore ufite umugabo ukijya mu mbyaro uzajya kumwaka zakonjezo maternité azapfa kuguha akazi. Zagaho umupfakazi umaze imyaka 10 atandukanye n'umugabo cyangwa pfakaye ariko ntazigera yifuza akazongera gushaka kugira ngo atashamara gushaka akamwicira akazi. Urumva niya capitalisme mwe mutajya mupfa gusobanukirwa igenda ikagera no mu misokoro ikagera no mu buzima bwanyu igatangira no kubagenera uko mugomba kubaho. Ni nashaka umugabo
yari umusiribateri azatangira kujya ashaka ko ngo bajya gusohoka ngo bakajya ku mazi akazi kanjye gasigare gapfa oya urugo niruveho. Hari n'abapatron ababosi basenya ingo z'abakozi babo ku bushake. Ibyo ngibyo muzabimenya mutinya. Swata akajya afata umugore akamusambanya kandi agakora ku buryo umugabo azabimenya bagatandukana. Ariko nta kindi ashaka no kugira ngo abashe kudrena neza uriya mugore, kubasha kumukuramo imyungu zose ashaka. Ngeze mpura n'umugore ngo wabaraga amafaranga mu iduka rimwe. Igikonjo cyarabyimbye, kuno kuboko kwarabyimbye, intoki inzara zaracitse. Ndamubwira none se baguha ga basi ukajya uyabara ukoresheje wambaye ga ngo reka da. Urabona amafaranga ukuntu aba ari menshi. Ari zino mega supermarket, zino supermarket ziba ziri mega. Ibitendo biziberamo ntago mubizi mwebwe. Hari niyo nzi itajya yangaje abagore, yangaje abagabo gusa kandi nabo b'ingaragu. Muzajye mubanza mumenye neza qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux. Mwubake imiryango, urye duke ariko ufite umuryango. Ndabibabwira gutyo njye nta muryango nta mugabo mfite. Nababwiye ko impamvu ninjiye muri kino kintu ndashaka kubakira abantu, none muri uko kubakira abantu akora icyo kintu kijyanye no kwireherezaho nanjye nkagera mu kubaka urwanjye. Uraje mbaze ngo bise ntabwo urabona wawe. Abantu nkatwe abadayimoni baba batugendaho ubu bazi umubare. Ibyo waza ukavuga ngo ndi kudetinga se wapi. Nibanga rinde nkwibiye ukajya ubivuga ceceka. Nihagira nushaka kubisupsona no kubikeka hita umubwira utereka reka nabivuyemo. Hanyuma nyine yicara azi ko wabivuyemo ubundi ukomeze zawe. À l'abri de tout regard. Ndabashimiye, reka mbashimire. Muri make twaganiriye ku bijyanye na laurier, ibyiza byayo, uburyo wayikoresha. Hari ukuyisegura, hari ukuyuhagira, hari ukuyicana mu nzu, hari ukuyitwara mu mufuka, hari ukuyikoresha mu buryo butandukanye. Ejo tuzabereka video y'ukuntu bayiyuhagira. Ubundi mugwize ibyo mukeneye byose kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza. Mugwize ubwenge d'abord, urukundo n'igikundiro. Mugwize amahoro, ubuzima bwiza, ubunyangamugayo. Mugwize amafaranga. Kandi Uwiteka Imana ishobora byose, mubyeyi wacu dukunda, apfumbatura igipfunsi cye agahaza kwifuza kw'ibiriho byose. Nawe urimo. Niba ugejeje hano ngeze ukirimo kureba kino kiganiro utakuyeho, wumve ko ngushimiye byihariye. Ndagushimiye. Gushimiye byihariye. Kora like, kora subscribe. Banza rero niba warakoze subscribe, fata kino kiganiro ugisunikire mugenzi wawe. Gisunikire mugenzi wawe. Ubundi hasigaye tubane neza, sibyo? Ndabakunda cyane. Uruganga ngo nusuhuza bano bantu. Uruga mwamubonye abarimo kugenda akura buri munsi mbibona. Uruga, hari umwana w'inshuti yawe mwigana? Yego. Hari umukobwa waje kuri channel aravuga ngo mama Mugwiza ngo ngiye kuguha views ngo nkore na subscribe ngo kubera yuko ngo nigana na Olga ngo kandi ngo umufata nk'umwana wawe bwite ngo narabikunze cyane. Ngaho mushimire nubwo ntamwibuka izina. Ndagushimiye wowe waje ukavuga ngo ngiye kuguha subscribe kubera ko bana na Olga ukamufata nk'umwana wawe bwite. Nese ntamufashe nk'umwana wanjye bwite, namufata nk'umwana wande. Nabanzi ko ndi bumwohereze kwandese. Ayo ni amakosa n'abantu bajya bakora.
mwabantu ndimo ndahuza abantu bamaze gushaka bamaze kubyara hanyuma ukaba ufite abana bawe n'uwo mugiye gushakana nawe afite abana be niba utiteguye gukunda abana be nk'uko ukunda abawe bwite nkugiriye inama wareka kwirirwa unanyandikira kuko ngewe gahunda mfite gahunda mfite no kugira ngo tujyane mu ijuru kugira ngo abantu tuzahuza bazabashe gufatanya muri ino si babaneho ubuzima bwiza mu minsi bashigaje bazagera imbere y'Uwiteka bameze neza bemye batubitse umutwe batakozwe n'isoni muri ino si ubwo rero nuramuka unyandikiye nge nkaguhuza n'umuntu warangiza ukagenda ugatonesha abana bawe aburiya muhuye bagahinduka imbobo kandi muzi neza ko ari roho twazanye ku isi bariya abana bakazarimbuka nawe uzamenye ko utazabona ijuru nta juru uzabona niba ari ijuru niba ari isi nshya simbizi donc nta ngororano k'Uwiteka niba abana wazanye ku isi utabasha kubafata ngo bafate neza nabo uzabageze imbere y'Uwiteka muhagerane mwemye ciao.